umva aka kantu. Why it is so easy to repeat a bad habit and is so hard to form a good one. Ese ujye wibaza impamvu mbura uko bakongeje mu kazi bakakuzamura umushahara bagugukura urugero ku 300 bakakujyana wenda ku 400. Ikintu cya mbere ukora ari ukuzamura urwego rw'imibereho wari ufite cyangwa urwego wabagaho. Inzu wabagamo uhita uyihindura ukajya mu yirusha, uburyo waryaga n'ibiki ugahindura. Kubera iki? Hari ikintu kigiye gukenesha abantu: kwiyerekana, kwigaragaza, kugaragaza ko ibintu byaciyemo cyangwa byaciyemo mbere y'igihe. Ukitangira kwimukira mu nzu nziza kubera ko umushahara bawuhinduye ngo bawuzamure, ugatangira kurya ibiryo utaryaga kubera ko umushahara bawuzamure, nicyo kintu cya mbere kigukenesha, kubera ko uri muri yerekana ku bantu batanagukunda kandi nawe udakunda, kugira ngo ubereke gusa ko byaciyemo hari ikintu wabarushije. Ibyo bintu byihorere kuko mu minsi mike uraba uri kurira. Nireke YouTube channel ni Farm Mindset, kora subscribe, urasangaho video z'uburyo ugomba kumanura expenses zawe kandi ukabona amafaranga, kuko nanjye nibyo bintu nawe niberagamo. Each time you write a page, you are a writer. Each time you practice the violin, you are a musician. Each time you start to work out, you are an athlete. Each time you encourage your employees, you are a leader. Ese ujye wibaza impamvu buri uko uhembwa amafaranga, buri uko uhembwa amafaranga uhita utekereza ikintu waba waribagiwe kugura. Mbere yuko ujya gutekereza ibintu ugatekereza ikintu waba waribagiwe kugura cyawe kidafite izindi nyungu cyawe cyo kugira ngo wimeze neza. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo amafaranga agomba kumanuka kugera kuri level y'imitekerereze yawe kugira ngo ubashe gutekereza neza. Must reduce to the level of your mindset. Amafaranga ataramanuka, ndavuga kugabanyuka gushira, ataragabanyuka ngo agere kuri mind neza, ashyikire neza amafaranga ya capacity ubwonko bwawe bwabasha guhanduringa ngo butuze, agomba kumanuka paka ageze kuri capacity, noneho ukabona gutekereza neza, ukicara uti tika amafaranga agiye kunshira none ndakora iki? Aho ngaho neza ayo mafaranga bihagarikiyeho kugira ubwonko butekereze noneho icyo urakora kubwiye ko amafaranga agiye gushira. Ayo niyo mafaranga ubundi ayo ubundi niyo mafaranga yawe. Niba ukoresha amafaranga wagera ku 30,000 akaba ari ubwonko bukubwira uti ko amafaranga ashize, noneho ukatangira gutekereza neza, ubwonko bwawe buri capacity 30,000, kuko bitaragera 30,000 ntushobora kwicara ngo utekereze neza. Ayo mafaranga akirenga ayo ngayo ubwonko bwawe buriho. YouTube channel ni Farm Mindset, kora subscribe hanyuma urasangaho video zigufasha.